ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 muri 2014 imodoka irimo convoy ya polisi yari irimo imfungwa idasanzwe. Imodoka iraza yinjira mu mbago z'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rikakira abantu benshi barahazi mu mujyi wa Kigali. Havamo umugabo udasanzwe warambaye ishati y'umutuku irimo turongo tw'umweru. Imbere hari umupolisi ufite agacupa k'amazi shobora kuba ari we yaragatwaje. Inyuma ye hari undi mupolisi ufite imbunda. Uwo muntu yaraherekejwe n'umuntu waruzwi cyane mu Rwanda ndetse yanabaye protocole y'umukuru w'igihugu. Uwo yari Lieutenant Colonel Rose Kabuye. Uwo mugabo wari imfungwa idasanzwe y'umusivile yinjizwa mu rukiko. Yinjijwe mu rukiko rw'ibanze, hari inteko y'abacamanza, hari of course n'ubushinjacyaha batangira kujya mu mitsi yo kuburana. Umugabo ati ariko ngewe ntabwo ndi umusivile usanzwe. Umushinjacyaha ati ndiki kikugira umusivile udasanzwe nicyo urusha abandi. Undi ati ikingira umusivile udasanzwe nuko yo bagiye gukora inama za RDF barampamagara n'imyanzuro igiye gufatwa yose mba mpicaye. Ikindi cyongereyo iyo ngiye kujya hanze y'igihugu ngomba gusaba uruhushya. None ni nde musivile usaba uruhushya agiye kujya hanze? Ni nde musivile bahamagara mu nama za gisirikari? Icyo gihe babonaga ku kintu cyo gutunga intwaro mu buryo butemewe. Uwo musivile aravuga ati ngewe imbunda za RDF narazibasubije, ubu imbunda sigaranye ni yanjye mfite njyenyine niguriye ku mafaranga yanjye mu gihugu cya Kongo, kandi kuba nari umusirikare nkafite imbunda ntabwo numva ko icyo ngicyo ari ikibazo. Icyo gihe yari umwaka wa 2014 hari hamwe gukorwa mu operation mayi cyane. Nibwo hatawe muri yombi abasirikare benshi ndetse barimo abakomeye, barimo Frank Rusagara ngira ngo yari generale, harimo na Tom Byabagamba. Abangabo bose bari batawe muri yombi. Tom Byabagamba ngira ngo benshi baramuzi, yahoze ashinzwe yari mu bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu niba ataranashinzwe Republican Guard. Yari umuntu ukomeye cyane, ngira ngo izo operation zaravuzwe cyane icyo gihe. Nicyo gihe bari barimo guta abantu muri yombi abasirikare bagiye bakora amakosa. Aramubwira ati none kuba generali yari Frank Rusagara bari bafashe, kuba generali yari baramufungiye kuba afunze imbunda mu buryo butemewe n'amategeko, none captain niba generali afungirwa kuba afunze imbunda mu buryo butemewe n'amategeko, captain ni gute wowe wumva ko ufite uburenganzira bwo kuyitunze? Undi ati ngewe nayiguze ku mafaranga yanjye. Icyo gihe byasikeje abantu mu rukiko, ndetse niho havuye kuvuga ngo burya ngo once a soldier always commander. Ngo ntukabone umusirikare ngo nuko avuye mu gisirikare bamugera retired, cyangwa se ukumva ko nyine yasezerewe mu gisirikare yaba ari mu zabukuru, uburyo bwose yasezerewemo ngo wumve ngo ni umusivile. Ntabwo bari nk'umusivile. Nibyo yavugaga. Bamwe mu bantu bari mu rukiko icyo gihe baravuga bati ibyo imfungo ivuze bishobora kuba ari byo. Uwo nguwo nta wundi ni David Kabuye, captain wari umugabo wa Rose Kabuye wahoze ari protocole w'umukuru w'igihugu. Iyo story yabambye abantu icyo gihe, abantu benshi barumiwe baranayivuga cyane irandikwa. Reka tujye kuri story y'uyu munsi. Uyu munsi muri Kigali twumva ngo imvaza abantu bazihambuye, ngo amasanduku yibwe, ngo abantu bibwe, ngo imirambo yibwe, tukibaza ngo how comes? Uyu munsi ndabajyana mu gihugu cy'igituranyi, ngira ngo kuva mu Rwanda ukigeramo ugiye n'imodoka na masaha 28, ugiye n'indege ngira ngo ni minota ngira ngo ni isaha n'igice, ntibeshye neza.
ariko ku modoka uramutse wigabye ufite imodoka private yawe ushobora kuhagenda byibura amasaha 16 kuri 20. Ntabwo ari kure cyane. Ni igihugu uva kugira ngo kigeremo hari ikindi byanga bikunduca mu kindi gihugu kimwe kugira ngo ukigereho. Icyo gihugu ni igihugu cya Kenya, ni igihugu kisuwe na miliyoni 52 z'abaturage, ni Kenya. Muri 74 umuryango usanzwe wari utuye ahantu bita Kakamega waje kubyara umwana bamwita John Kibera. Uyu mwana yarakuze ariko akurira muri famiye. Mu minsi mike ya papa we na mama we baza gusana aho batumvikana baratandukana. Bamaze gutandukana mama we ajya gushaka undi mugabo nakuru. Icyo gihe uwo mwana aza kuva kwa se, of course, kuko mama we yanze gusiga umwana, aramwimukana ajya kumushakana ku wundi mugabo bari bagiye gushaka nakuru kuko umwana arakiri mutoya cyane. Amaze kugera nakuru, wa mugabo wa nyina, naravuga mukanyina, atangira gusa naho atamwishimira inshingano. Icyo gihe kera nyine urumva n'ubuzima yenda nabo ntabwo bwari buboroheye. Umwana aza kubona ubuzima ntabwo bumeze neza. Abonye ubuzima ntabwo bumeze neza, aza kuhava ajya kwa nyirasenge. Arahabaye bigeze ku mwaka amaze kugira imyaka 11, ngira ngo ubwo hari muri 85. Ubuzima ntabwo bwari bumeze neza aho ngaho, bamwicishaga inzara, urumva nta kaya bamuhaga nabo nk'umwana utari uwabo, buranga umwana utari uwabo abeshya inkonda. Noneho inzara yaje kumurya bibi cyane, maze kumurya bibi cyane. Ariko mbere yuko agera kwa anti we, urumva naho ngaho bari baramukuye mu ishuri. Urumva mama we yumvaga icyo umugabo mubwiye kuko umugabo rero ufite amafaranga. Nibwo ubuzima bwanze, nta cyo kurya, nta kiba, mufata nabi, ajya kwa nyirasenge. Ageze kwa nyirasenge naho urumva niba inzara ikazajya imwica, niba nta cyo kurya gihari, birumvikana ko n'amafaranga y'ishuri ntayari kuba hari. Umwana yaje kwigira inama, sinzi ukuntu yagiye mu cyumba bari hanze, abona ibiceri 150 by'amashiringi ku kabati k'igitanda uwo mama yabikagaho amafaranga. Amaze kuyabona arayiba, araswara ajya kurya. Ariko icyo gihe yari amafaranga menshi cyane. Muri 74 urumva dispose tuyasize mu Nyarwanda ubu ngubu ni nk'icyatanu cy'amanyarwanda. Icyatanu cy'amanyarwanda yabari muri 74, yari muri 85, sorry, yari amafaranga menshi cyane bibi. Umwana ajya kuyenjoyingamo, aranayarya, urumva n'iki. Wa mu mama aje abura amafaranga, abuza amafaranga, abaza abana be nindi umwirya amafaranga. Ariko akaba yarazi neza ko mu bana be nta muntu ufite umuco wo kwiba. Buriya hari ukuntu umubyeyi arera abana, ariko akabazinga abana banjye niyo nasiga amafaranga hano nkagenda icyumweru nagaruka nkayasanga bitewe nuko yabareze. Hariko nanone hazamo kaka nuko kuvuga ngo umwana so wanjye niki ubundi wanyu maratandukanye. Urumva nanone yo nyirasenge yaravuga ati kurira umwana kandi se na nyina barahari, akumva nawe ni story ndende. Noneho arangije afata wa mwana w'imyaka 11, aramuga ati niwe wanyibiye amafaranga. Umwana ahita, urumva n'umwana mutoya, ahita byemera. Amaze kubyemera yaramufashe amujyana kuri polisi. Icyo gihe polisi yari irimo kurwana n'ubuntu bw'ubusambo n'iki. Muri icyo gihe amugejeje kuri polisi, umwana bamufunga ngira ngo bamufunze imyaka 6, I think, kubera kwiba amafaranga 150 y'amashiringi. Uretse ko yari menshi, ntuyumve ngo ni 150, wumve ngo ni cyatanu y'amanyarwanda, wumve icyo gihe. Ngira ngo nko mu Rwanda, ngira ngo abantu badutira agasoro bakavuga ngo icyo gihe isukari yaguraga amafaranga 5, ngira ngo ikiro cy'isukari noneho ibaza icyatanu yenda yebare nko mu 500 by'ubungu yenda simbize. Umwana bamufunze, bamufunga imyaka 6. Ariko buriya hari ubwo dufunga abantu, hari ubwo leta ifunga umuntu ahubwo aho kugira ngo aze yarahindutse, akaza arabaye mubi kurusha. Kugerayo muri
muri gereza urumva umwana ntiyize nta n'iyindi ntuza afite baramufunze ni nyina nyirasenge wamufungishije biba bibi. Muri gereza urumva bari abantu baba bakubwira ngi nafunzwe narakoraga iki undi nakoraga ibi batangira kumubwira stories ukuntu abantu biba. Aravuga ati umuntu ashobora kubaho yibye yego afashobora kubaho yibye. Hey aravuga ati nanjye ninsoka niko kazi nzakora. Ubwo avuye muri ya gereza yari yafungiwemo sorry reka nyibarebere kuko izi ni story ziba zarabayeho aba kugira ngo n'abantu yenda zibigishe. Gereza yitwa Shikusa. Iyo gereza yitwa Shikusa yari muri Kakamega ko nawe yavukiye Kakamega ariko aza kujyana na nyina. Urumva famille yari cyo Kakamega ariko aza kujyana na nyina bajya gushaka Nakuru. Noneho ubuzima bwanze agaruka Kakamega kwa nyirasenge agise Kakamega n'ubundi baje kumufunga ajya gufungirwa muri Shikusa prison. Hakubise imyaka 6 bwavuyemo afite imyaka 17. Kumva ntabwo ari mukuru cyane. Avuyemo hanze asanga hari icyo gihe ngira ngo zari mu myaka ya za 90 gutyo hari abantu bari baratesheje navuga ngo igihugu cya Kenya mu busambo bari abantu barenze. Harimo bitwaga ba Rasta, harimo bitwaga ba Gishushu, harimo bitwaga ba Ginubu, ibintu nk'ibyo bari abantu baba gang barenze. Ariko bakaba barimo gutoza n'abandi bantu kugira ngo buriya buri muntu wese abafite abantu atoza timu ye kugira ngo naretaringa mu kazi ke ko kwiba azafite abandi bantu yatoje. Muri iyo timu y'abantu yatozaga harimo mubyara wa John Kibera. Mubyara John Kibera amaze kuva muri urumva yavuye muri ntuza muri gereza nta nafite kuba kwa nyirasenge nagasubira yavuye kwa nyina ibintu nk'ibyo ubuzima bwaramucanze atangira n'ubundi kuzajya yakoraga utudiru twa hato na hato. Uyu munsi polisi kamufata kamufunga icyumweru kamufungura, ejo bakamufata kamufungira hari ibyumweru 2 bakamufungura, bakongera kamufata bakamufunga amezi 2 bakamufungura. Ubuzima bwe buba gutyo, cyari ubuzima bubi cyane. Noneho ubwo gusa mubyara we bwaje kumubwira ati man hari rero gengi turi gukorana nayo iri kwiba ari gukora deal za danger kandi ubu ubuzima bumeze neza bibi cyane. Undati mwashyiramo bamushyira muri ya timu yaba Rasta babandi bari barenze babibishaga imbunda bakiba mu bank bakiba abantu mu mamodoka bakoraga ubujura buteye ubwoba buteye ubwoba. Muri ngira ngo 91 gutyo polisi ya Kenya iravuga ati ariko ibi bintu ntabwo twazabivamo guhora tubafata dufunga tugira gute twirukankana n'ibisambo. Ubu noneho gahunda umuyobozi wa polisi muri Kenya asora gahunda ko ari gufata igisambo nta kukigeza kuri polisi, igisambo nta kukigeza mu rukiko ni bakakurasa. Ubu ari yo gahunda bari bagiye gukora. Igisambo nta gukina n'igisambo ni umufata umwica nta kugeza igisambo kuri polisi. Ubwo baratangiye bo abandi bari babazi abo ba Rasta ba Gishushu na Bagino bari babazi barangije barabahiga uwo barashe bwa mbere Rasta ico bo barabazi. Noneho aho ngaho muri ya crew bari bagiye kwiba mubyara we nawe bahita bamu. Noneho urumva muri buri team y'abantu bakorana hari umuntu ufite mwishuti tubiraho ngaho ari umuntu ari inshuti yawe gutyo. Harimo inshuti ye bari bamaze kumenyerana bakoranye nyine igihe kitari gitoya muri iyo crew nawe bari kwirukanka baramurasha na John Kibera baramurasa ariko we isasu rimucaho gatoya riramurushura ararokoka. Ariko uya nshuti ye bahita bayirasa aho ngaho arataha. Kuri John Kibera bwari uburyo bwiza bwo kuvuga ngo mana yanjye ubu ngubu ngiye guhita nkizwa mve muri ibi bintu. Ariko bro amafaranga y'ubusambo wibye atavunikiye ngaryoha kubi. Ubwo gahunda aravuga ati ntabwo nabireka ngiye ahubwo reka mbe ndetse gatoya ariko ndaza guhita nshaka uburyo ki nkora. None ariko umutima namurombira ati ariko ibintu byo kwiba gutya
ko bitari byiza wahinduye undi mupangu uzajya wiba. Arabitekereza noneho aravuga ngo urumva wa mugore yashuti bari bishe yasize umugore n'umwana. Umwana w'umuhungu ngira ngo afite nk'imyaka 3 cyangwa 5 gutyo yarakiri muto cyane. Urumva byari bisa naho babandi basigaye mu nshingano za John Kibera. John Kibera nawe arukiri mutoya. Arangije afata umwana w'umukobwa wa undi nyine w'umupfakazi aramubwira ati rero umugabo wawe bamwe polisi yamurashe tugomba gushaka uburyo ki tuzajya dukorana kugira ngo tubone andi mafaranga. Umugore nawe ufite agahinda ko umugabo we polisi maze kwica ikindi cya kabiri nawe bamusigiye imfubyi agomba kurera aravuga ati nabigenza gute none umwana yarya gute kugira muri gahunda bari bagiye gukora yari kuvuga ngo afata wa mukobwa wa mupfakazi aramubwira ati uzajya ugiye kuzajya uba nk'indaya tugiye kujya ahantu bita yamubwiye West yamubwiye ahantu bita Westland nano abo bakire amubwira y'amakaritse acamwe abakire gusa acamwe mu modoka henze ati wowe uzajya ugenda umere nk'umuntu uri kwigurisha ku muhanda umugabo naza ugiye kwa kundi uri mu idirishya ry'imodoka muri kuvugana none nagiye bitenza aho ngaho n'imbunda nyimufatireho ntemubwira ati va mu modoka bite twari imodoka yenda batangira gukina izo diro barakora akazi baba bakire kabisa. Ariko no polisi abantu baza kuyirabura bavuga ati hari abantu hamwe hamaze kuburirwa imodoka nyinshi hari abantu bajya bakora ibintu nk'ibyo ngibyo baza guperereza basanga hari abantu bajya bakora ubujura muri ubwo buryo bw'uburayi. Polisi ijya standby indayiraza ijya ku mugabo noneho umuntu wakoraga iyo deal umuntu bakoresheje yaje ari umupolisi noneho arazi imodoka iparika indaya ihitiza nangahe baravugana noneho arangije abona umukobwa kumubwira ngo ujira mu modoka tugenda abona umukobwa ntabwo ari guhita bakwika ngo yinjire noneho kumbi John Kibera yararahangwa aho ngaho inyuma atabonye ko deal yarangiye noneho wa mupolisi abonye ko umukobwa atari kwinjira ahita ati abye bingibi bya bisambo ahita amufata ngamwiza mu modoka umukobwa aranga John Kibera itaza n'imbunda ageze n'imbunda wa mupolisi atakura n'imbunda John Kibera yirukanse ahita arasa yandaya aho ngaho. John Kibera umugore nawe abarapfuye asigarana imfubyi y'agahungu k'imyaka 5 niwe wari ugiye kugakoresha. Aragenda aricara aravuga ati iyo nanone yari red flag yo kuvuga ngo wavuye muri ibi bintu burya y'Imana igushaka arigiye kubwira ati igiye rwa chance ariko ikakurika ibintu akavuga ngo aho kugira ngo uhombe naguhombye. Abantu basoma Bibiliya barabizi. Ubwo Kibera abona iyo diro irarenze aravuga ati none ndabigenza gute hagati ibintu byo kwiba ndabona ari ibya danger. Ahitamo none ahita atekereza uburyo ki azajya aravuga ati kwiba abantu bazima ndabona bisa nibigoye ngiye noneho kuzajya niba imirambo. Niyo gahunda ye yarigiye gukurikira. Ahita akora afata team y'abantu 8. Urumva abantu bose bakoranaga muri bya bintu by'ubusambo bari bamaze kurangira. Wanyuma yari wa mugore wayanshutiye. Afata team y'abantu 8. Ariko mbere yuko afata team y'abantu 8 yabanje gukomeza gukora utudiro twa hato na hatari wenyine kugira ngo agaburire wa mwana biza gusa n'ibyanga. Noneho umunsi umwe aza kuvuga ati ariko reka nshaka umugore nzajya nsigira uyu mwana akamurera nanjye nkajya mu kazi kanjye ko kwiba nyine. Kumbi Kibera bari baratangiye kugenda bamunuganuga kugeza ubwo bamushyiraga kugeza ubwo hari amafoto yamwe namwe abantu bamukekaga bakagira ariko batarishwa kwa ari. Aza gutereta umukobwa barakundana ndetse banapanga ubukwe. Bapanze ubukwe hari akanyamakuru urabona nko mu Rwanda yenda dufite ibinyamakuru nyine usanga bikomeye nk'igihe ugasanga ni za mu website akomeye za Kigali Today za New Times ibintu nk'ibyo. Noneho ariko hari utundi website tuba tuvumbutse nyine tw'abantu kakaba kavumbutse noneho akazajya yandika za nkuru yita kuri breaking news. Hari umuntu warakoze akanyamakuru akita navuga ngo ni nkako muri quartier kiwe noneho hari kazi Kibera amuzi noneho amera nk'uri ku breaking news ariko atari inkuru iri official ashyira mu foto ya Kibera.
bo bategura ubukwe n'aba mukobwa bamaze gutegura ubukwe ibintu byo kujya kureba umugeni mu rugo ngira ngo muri Kenya baza nta nibibayo umugabo niwe ubanza kujya ku rusengero umugore akaza kumusangayo noneho Kibera aritegura n'abantu be bajya ku rusengero bagiye ku rusengero umugore nawe aritegura afayura imodoka ajya ku rusengero noneho se w'umukobwa sinzi ukuntu nawe yaraje mu modoka z'inyuma ngo agiye nyine kureba umukobwa we ku rusengero ari kwigendera abona utunizo urumva nta byo kuvuga ngo ama website nta byabagaho habaga utunyamakuru twa print tukiza abona ifoto ya Kibera ko ari umuntu ukora ubusambo nyine ari umuntu ukora dilo zo kugira aravuga ati uyu muntu niwe ngiye gushyingira umukobwa wanjye ahitabira shoferi ati huti baragenda bajya ku rusengero basanga ariko pase nta rugara basezeranya ahita afata umukobwa we aramusora amushyira mu modoka bataha ubukwe burangopfa gutyo Kibera ntiyabagishatse abantu barumirwa aho ngaho ubukwe burapfa arataha ariko aravuga ati kamumbaye akazi n'akazi ngomba gukomeza ngashaka amafaranga nibwo yaje kuvuga ati ariko uwareka ibintu byo kwiba abantu bazima kazajya niba imirambo arangije yorganiza team y'abantu 8 bagomba kuzajya bakorana akazi baravuga ati ariko kwiba imirambo nta kundi kuyiba bazajya bagenda kumva abantu baba barashinguye none bamara kuzajya kwa kundi mwarashinguye mwarashyizemo serikeye zihenze dusoze nk'irusororo ukagenda ugasanga umuntu banjize muri serikeye mu 800 ya miliyoni n'igice bakagenda bakayitaburira bagakuramo wa murambo bakawushyira ku ruhande bagafata ya serikeye na za nkweto na yakoti mwaramushyinguranye bakajya kubigurisha noneho batangira kumva z'abantu bashyinguye kera baragenda bafungu bacukuye imva ya mbere n'ibitiyo n'iki bakuramo nyine serikeye bafungura isanduku bafunguye isanduku umurambo nyine umaze igihe warapfuye bakubita wa muhumuro n'iki banywa imogi banywa ibitabi kugira ngo byibura bamere nkaho bari hayi ibyo bintu batari no kubyumva babona ibyo bintu wapi biranga kabisa bakoresha ibyo bwenge byose bishoboka kugira ngo bamere nyine urumva y'umuntu ari hayi afite biravyo byabwenge hari ukuntu aba yumva atari muri iyo si nibyo bakoreshaga ariko biranga Kibera rero aravuga ati noneho ibintu byo kutaburira imirambo imaze igihe ishinguye ntabwo ari sawa reka ahubwo tuzajye dutabura imirambo imaze akanya gato bayishinguye niyo gahunda yari igezweho yatimati icyo ni igitekerezo ariko noneho akaba umugabo w'umuhanga wakundaga ibintu byo gusoma aravuga ati noneho tuzajya tubwirwa n'iki imirambo ishinguwe ako kanya nicyo cyari kibaye ikibazo none kindi hari umugabo acuruzaga ama serikeye y'umuhinde wakoraga Westland ajya kumurara muri ati ngewe hari deal ushaka ko dukorana abahinde nabo kuri business baba bari imbere ati ni yihe aramubwira ati rero ntujyugurisha isanduku ati uzigurisha nkanga ndati 80 urumva 80 by'icyo gihe urumva nyine duspose nk'isanduku uyu munsi igurishwa miliyoni 3 ni miliyoni n'igice miliyoni ndati nizo sanduku ngewe abantu baza kungurira n'abantu bifite urabona ko hano nkorera nyine hameze neza undaramubwira ati no business igiye nkuzaniye wowe uzajya ugurisha umuntu isanduku numara kuyigurisha isanduku duspose bamugurisha 80 bagende bamushyingura si nka saa 7 se saa 8 bagende gushyingura saa 9 none nibigera saa 2 saa 3 z'ijoro ngende nkurwemo wa murambo yasanduku nyikugarurire uyihanagure gatoya wongere isubize ku isoko wowe unyihere niba ari gushe 80 uzajya umpa byibura 40 cyangwa 50 umuhinde aravuga ati sinzongera no kurangura umuhinde yumva ni deal nziza azajya gurisha isanduku muhitware nimugoro bahite bayimugarurira ejo ndi yongera yigure bayitware niyo deal yari igiye kuzajya iba yangurwa ko yari yatekereje neza aho ngaho cyari igitekerezo cyiza bibi cyane umuhinde hagati ahubwo wowe uri umuntu w'umugabo we nzajya nyigurisha umuntu azayigure ayitware ashingure asigama nk'ibihumbi 80 reka tubere amafaranga y'u Rwanda kugira ngo byumve neza asigama nka miliyoni none agenda ashingure namara gushingura ubuze kuyingarurira ngw'ibihumbi 500 ejo hongera haza undi ayitware kuri miliyoni wowe uyigarure nguhe 500 bunguke nanjye yari business yari nziza noneho ikibazo cyari gisigaye kwari kuvuga ngo tuzajya tumenya gute umuntu upfuye vuba bagiye gushingura urabona abantu bazi ibinyamakuru bya print
hari amatangazo akenshi aza nyine nuvuga ngo nuzajya ubona ifoto nini cyane ukabona urugero nk'ahantu h'amatangazo hari igifoto bahashyize kinini, niba ari kawunga bahashyize igifoto kinini, bro ntugire ngo iriya foto aba ari amafaranga make kugira ngo bagushyire ifoto nini hariya. Ntacyo dufata ama website, urabona nko kugira ngo bagushyire bana yawe hariya hejuru kuri uzareba abantu bahashyira ni za Airtel, za MTN, za Beka, ntabwo ari umuntu kuko haba hahenze nyine. Mwango ya foto nini nayo ibihenze muri biriya binyamakuru bya print. Baba baravuga ati noneho isoko ryacu rigiye kuba ikinyamakuru bita Daily Nation. Daily Nation cyari ikinyamakuru giprintinga, ariko nanone abantu baratangamo amatangazo nk'umuntu wapfuye kugira ngo urumva niyo communication yari iriho yonyine yo nyine kwandika nta telefone ntaki. Nibwo buryo cy'abantu babwiranaga, none bagasora ibinyamakuru abantu bakagenda basoma kugira ngo bamenye ngo kanaka yapfuye niki ande matangazo bakashenda kuri radio sinzi niba zarabagaho, ariko icyo gihe nibwo buryo bakoreshaga. Urumva muri za 90 na noneho yariyo diro yabo yo kugira ngo bazajye bamenya ngo hapfuye umuntu. None ikintu rero cyaje kuba bararebaga mu binyamakuru byasotse buri munsi bakareba ifoto nini irimo, bagatavuga ati umuntu wemeye kwishyura. Niba umuntu yemeye kwishyura dusubize nko kugiye ni ufashe itangazo rya ngo umuntu yapfuye ukarishyira hariya ukishyura yenda 500. Ntabwo uwo muntu ujya kumushyingura uzamushyingura mu isanduku 1,100. Bivumvikana ko niba umuntu yishyura publicité 500 afite ubushobozi bwo gushyingura mu isanduku ya miliyoni, akishyura irimbi rya miliyoni 3. Yariyo idekari koko byari byo. Nuko nguko rero babikoraga, agahita avuga ati umuntu yapfuye, agahita akora akamushaka amakuru, agahita amenya ati yenda uyu muntu w'Inyamirambo, agahita ashaka amakuru. Noneho we ikintu Kibera yakoraga yazaga muri za meeting, urabona tunama tuba abantu bari Umurambo uri mu bitaro, tuzashyingura gute, none se tuzagira gute, akaza muri za nama kugira ngo ejo naza gushyingura ntimumubone nk'umuntu utaruhari, umuntu utazwi. Akaza muri za nama mwabuze umuntu akabihanganisha akagira gute. Noneho we yanahagera akamera nk'uri kubafasha mu bitekerezo, akavuga ati yo umuntu disi none se ati mbese ukabona umuntu yashyakanye. Urabona umuntu yaje ari gushyakirana ari kubafasha, urumva n'imiryango yo ibiri mu gahinda, akaba ari ugenda yihanganisha buri muntu wese agaruka nukwihangana twagira gutya. Noneho yarangiza akarabaha igitekerezo akavuga ati rero ati reka noneho njyewe mbashakira isanduku, ati hari umuntu ucuruza amasanduku meza, agahita ati ahubwo mumuza n'umuntu duhite tujya kwireba, bagahita bayizana isanduku. Noneho akandi kantu yakoraga kugira ngo abantu bamukunde, niba isanduku iguze 80,000 dusoze ubwo ndi kwabara mu Manyarwanda, niba isanduku bayigurisha miliyoni yatagakuramo 100,000 ako kanya byiwe, agatikira amati ngewe noneho pari yanjye kukugura isanduku ndanayitanze. Abantu bakavuga ati mbega umuntu mwiza nitumuza, ariko si umuntu mwiza. Agahita baha 1/10, ariko 1/10 we yabaga cya 10 nyine cy'Imana gitanze, asigaye we gukora akazi, we ntabyo kuvuga ngo Imana ngazayiha 10 already yabaga yagitanze. Noneho abantu bakamukunda, yarangiza ejo bakajyana ya gang y'abantu 8 bakajya gushyingura bari hafi aho bagategereza. Ubundi haba urabona haba navuga ngo amajoro nk'abiri, abantu barashyinguye rya joro rya mbere nyine ry'akagoroba saa 12 saa 1 gutyo. Aho ntago ariho bakoraga akazi. Aho ngaho babaga bari muri iyo quartier dusupoze nka Rusororo, bakaba bari nkaho hafi banywa utuntu tw'utuyoga batera story, byagira nka saa 3 saa 4 bakinjira mu kazi n'ibitiyo bakagira wa murambo bakawukuramo n'inkweto ibintu nk'ibyo ryasandugu bakishyira mu modoka bakayisubiza kwa Muhinde, akabita amafaranga yabo bagasubira mu kazi. Nuko babikoraga, barabikoze. Noneho hari abantu, urabona hari imico y'abantu, ugasanga hari umusaza wari wapfuye, yari umukire kabisa. Sinibuka amacounti bo babyita amacounti ibintu tumeze nk'uturere nyinshi, aho nyine aho yaratuye ntabwo nyibuka neza, bafite amazina akomeye. Noneho baza kujya kumushyingura. Noneho abo bantu bari bafite imico kuvuga ngo uwo mugabo umuntu wapfuye imyaka afite bamushyira amafaranga y'iyo myaka mu mufuka. Uwo musaza ari afite imyaka 67, bashyira muri 67 by'amashiringi icyo gihe mu mufuka muri za 90 na byari 670 by'icyo gihe. Tekereza icyo gihe
bahageze ya genge y'abantu 8 baragira barakuramo umurambo barebye mu koto babona inoti zirajagaye bahita aho ngaho buri wese atahanye amafaranga ye aho ngaho batarajya mu ntuze mu kazi bayagabana aho ngaho baravuga ati aba bantu koko atabani bo tuzajya twiba kenshi noneho bakomeza akazi nta kazi bura katagira challenges ntago ariko aho ngaho babonaga niko kazi koroshye katanafite ingabo babikoze igihe mari yubaka amazu agira gute noneho buriya kwiba nyine imirambo urabona y'abantu bagiye gushingura man mushobora no kumara n'ukwezi nta muntu urajyayo kandi ikindi yo mugiyeyo ntago mufungura ngo muvuge uretse ubu ngubu yenda mushyiraho amakara ariko icyo gihe bashyiragamo serke bakanarenza ibitaka noneho nabo barenzaga ibitaka ntago wajyayo ngo wongere ufungure ngo urebe ngiki noneho munagiye nyuma y'ukwezi kwa kundi mugenda mugiye kwibika umuntu wanyu usanga n'ubundi kwa kundi nabo bahafunitse n'ubundi meze kwa kundi mbese yari deal nziza imwe amafaranga atagira ingaro yari deal nziza cyane arakira umuhungu arakira kabisa noneho baza kujya kwiba muri Kenya ngo ubwoko bwitwa ngo n'abakamba ngo bakituwe yaje kubona umukire wa Kituwi ahantu bita Kituwi afite yapfuye nyine kwa kunda bireba kuri The Nation aragenda bajya gushingura n'ibikitiyo n'iki araba team 8 bakoraga vuba cap bamara bakuramo umurambo bamara gukuraho cya gitaka bafungura isanduku bagiye gukuramo umurambo uratitira bro umaze gutitira ariko nawe utekereza ufashe isanduku y'umuntu wapfuye bro noneho uyikozeho ari isanduku umuntu yapfuye agatitira umva agatitira kabisa abakungu barirutse bahita barahira kuzongera kujya kwiba umuntu w'umukamba ubwo abakamba base bakura kuri liste baravuga ati abantu ntabwo tuzongera kubiba iyo liste ivaho basigara badiringa nabandi noneho baje kugira indi deal y'umukire wari wapfuye ariko apfira mu Buhinde bagomba kubijya kumushyingura abantu bita Diane noneho aho kukirwa cya Diane noneho ariko noneho abantu bari kwibaza none se biragenda gute biragira gute noneho abona aravuga ati ni umukire amubonye nyine The Nation yamuhaga amakuru ari rukansagiye ku muryango aho nyine kubimenyereza kuvugana nabo ibintu nk'ibyo noneho bamaze kuvugana asanga bari kwibaza umurambo turawuzana gute none se ibintu nk'ibyo arangira avuga ati mfite igitekerezo urumva kwa kundi yabikoraga akaba ari umuntu mwiza baganiriza batera story yarangiza yasanduku mugiye kugura kanatanga amafaranga make nuko yabikoraga aravuga ati ngiye mfite igitekerezo ati ngewe mfite umuntu ufite amasanduku isanduku turaba turayigura tube turi tayari nayo none mu Buhinde nuguhamagara hari imiti batera imirambo ku buryo bashyira muri urumva hari indege igiye kuriza umurambo bumvaga bo bari bafite gahunda yo kumushyingura mu Buhinde akabatereka tumushyingura mu Buhinde kumuzana turabona umurambo ibintu nk'ibyo turabona ari stress none hageze arabachallenging kabisa aravuga ati oya tubura gushyingura umuntu wawe agashyingurwa imahanga buriya ntabwo ari ibintu byiza wowe mwamuzana buriya ndumva ari byo bintu byiza arabakonvenka kabisa baravuga ati uyu muntu afite ide atirika mbaza ni umuntu ufite isanduku ngewe nzamekinga shongu isanduku ku kibuga izabihari none umwe muramahugura mu Buhinde ayo mafaranga turiterateranya tuyashake noneho nawe atanga umugabane wowe bro kugira ngo bazane umurambo ati noneho mu Buhinde hari imiti batera imirambo kwaka box arabona bagiye kuzana umurambo bagiye kushyira mu ndege hari akantu kabeze nk'akumba bawushyiramo none baka nyine kwa muganga bava bawuteye muti ku buryo uhagera ari sawa noneho bategura isanduku bahamagara mu Buhinde bohereza umurambo isanduku niwe wagiye ayitwaye ku kibuga bashyiramo umurambo baraza barashyingura muri Diane aragenda yasanduka arongera yayiba noneho mu minsi yari igiye gukurikiraho byasaga nkaho urumva yarakoze ako kazi igihe kinini kabisa kinini pe kinini baza kubona abantu babiri mu kinyamakuru
bose basa naho bazashyingurwa mu minsi isa naho yegeranye. Umwe agomba gushyingurwa uyu munsi, undi agashyingura. Kandi byasabaga ko ufata umwanya kugira ukajya muri famille kugira ngo mubanze mwegerane. Babona rero ntabwo bari bujye gushyingura umwe bose ari bane, ari abantu 8, birasaba ko bamwe babanza bane bigaba, abandi nyine bagafata umwanya bajya muri famille, n'abandi bagafata umwanya bajya muri famille, kwa kundi babikoraga barigaba. None uwo ngo agombaga gushyingurwa yari ahantu bita Dandora. Bamwe barigaba bane bajyayo, abandi bane bajya kundi muryango. Ubwo yari muri gira ngo yari mu mpera za 2009 gutyo za 2000. Yari yarakize. Buriya rero amafaranga nyine bawumva akataka kazi ngomba kugakora kabisa. Aha. Babandi bane bagiye Dandora babanza kunyine kwa kundi gukora system ya yindi yo gukonvenga abantu gutyo. Ariko noneho hakaba hari amazi iminsi anugwanugwa abantu bajya guterekera ku marimbi. Noneho hari ukuntu rero muri famille hari abantu bigize bameze nk'inyurabwenge, bigize abantu nyine banariza utuntu twose, baza kureba abasore bane baje kubafasha, bashyashyanye bari kugira gute, bari gutera usanduku ibintu nk'ibyo. Bari abantu kumbura ntaho tubazi, bari abantu uyu muntu abo bakoranaga turabazi, nta urimo muri bariye mu muryango, nta ubazi mu biki, nta ubazi, bari abantu nabaye abaravuga ati ni inshuti z'ubwo abantu umuntu ahora nabo, urumva wowe wabavamo bati sawa. Noneho Dandora ho ntabwo ari muri katsisa naho ikiza cyane. Baravuga bati hari abantu bajya kuza guterekera ku mirambo ninjoro, reka none uyu munsi ko twashyinguye tuze kureba ko hari abantu baza guterekera. Bo bari bafite gahunda yo kwirebera abantu baza guterekera. Babahungu bavuye gushyingura, urumva babaga bari hafi aho, bajya muri quartier babinywera ibintu by'amayoga n'iki kugira ngo bategereje igihe. Barangije gushyingura 2:00, sangaye 3:00 bajya mu kazi. Igitiyo bakuraho umucanga, bakuraho ibiki, bafata umurambo bawukuramo bawushyira ku ruhande, bakuramo isanduku bashyira hejuru. Bayishyize hejuru, abaturage bavuza induru bahita babafata. Atahubwo mwebwe nta nubwo muterekera mwiba amasanduku. Abaturage rero bahita bakora ikintu cyo kuvuga ngo hari cyo bita ngo nuko bagira imico yo kwambika abantu amapine. Ati aba bantu atabashyitsi bacu turumva banafite n'imbeho, reka tubacanire, babambika amapine. Barangije bazana essence bayibasukaho, ikibiriti ngo barashya. Bamaze gushya, urumva John Kibera yari igende muri ya dire yindi yo ku ruhande, urumva bari bagabanye bane bagiye n'abandi bagiye. Ageze mu rugo yicana na televiziyo, ngira ngo ageze mu rugo ari kumva ama story, yumva Dandora hari abantu bahafatiwe, bahashyingura, bahatwikiye, kumva neza yumva ni babasore be. Iyo yari ndi red flag yo kumubwira ngo reka kakazi. Aragati ntacyo, reka tube turetse. Amaze kumva abo ngabo babatwitse, aravuga ati ibintu bishobora kuba no bigiye gutangira kumenyekana. Ahita abwira bagenzi be, aravuga ati noneho twihaye pause. Bafata pause nk'ameze nka 6. Barayafata rwose batajya mu kazi, batiba ibintu by'intuzi. Ibyo bintu noneho byo kwiba, urumva bamaze kuvuga ngo abantu bafashwe biba musanduku byese bitangira gusirikira, ibinyamakuru birabyandika, none bahita bavuga ati reka tubanze tube turetse akazi, tube tukaretse. Nyuma y'amezi 6 Kibera asubira mu kazi. Asubiye mu kazi yari wo munsi we mubi cyane. Bajya kwiba umurambo wari ugiye gushingurwa mu irimbi bitarangata. Bagezeyo barakora bya bindi byose bakuramo, umuntu baramwambura imyenda n'inkweto, isanduku bashyiraho, bategereza imodoka. Bari bahaye gahunda ko iza, icyo gihe nta telefone zari ntazo bari bafite, batiza ya modoka ko ibageraho. Noneho ya modoka bari yibura, yagomba kuza kubatwaza isanduku, bayibuze. John Kibera umuntu wari akoze ibintu by'uburara n'imbunda ahita ajya mu muhanda. Ageze mu muhanda ahita abona imodoka iri gutambuka nijoro, imodoka itwara iderivaringa ibinyamakuru. Abonye ya modoka iderivaringa ibinyamakuru ibirimo byuzuye, ahita akuramo shoferi, aramubwira ati wowe tuvugane bavuye aha.
bahita afata ya modoka ayikatisha mu irimbi rya Rangata, ageze mu irimbi rya Rangata bakuramo bya binyamakuru babishyira aho ngaho. Kumbi wa muntu wa mushoferi wa ya modoka y'ibinyamakuru ahita yirukanka kuri polisi Rangata, polisi ayavuga ati njyewe ni imodoka hano, noneho hari abantu bayibye sinzano bayitwaye ndayibwa ati imodoka imeze ite niyo delivering ibinyamakuru babivuga. Polisi itamagara ati mupanuwe aho hantu hose imodoka mubona imodoka itwara ibinyamakuru muhite muyifata. Ubwo ya modoka bayishyizemo ya sanduku bayishyizemo Kibera. Noneho urumva umwe muri babandi yagiye atwaye imodoka. Kibera nk'umuntu we urumva isanduku ni imodoka itwara ituntu tw'inani tw'ibinyamakuru. Isanduku ntabwo yinjiragamo neza, byasaga ko uyipushinga akaba ari umuntu ugiye ayifashe gutya. Noneho Kibera aravuga ati noneho ngewe reka bari ujyamo kugira ngo imari yanjye gende making ashobora kwimeza neza ko ari wavuganaga n'umukire wa wundi w'amasanduku, ni ngewe ugenda uyicunze kugira ngo isanduku yanjye itaza kwangirika. Abandi babiri bajya mu modoka imbere, undi ajya kwivura. Urumva bari batatu bari bane, umwe ajya imbere, umwe aratwara, abandi batatu bajya imbere wajya inyuma, ko yari afite team y'abantu bandi bari barasigaye, abandi bari barishwe cyagiye. Noneho baratwara imodoka bakinjira nyine mu mujyi, bagiye guhita bazamuka ngo bajye west kureba wa muhinde. Polisi irabahagarika ati si ya modoka ibahagaritse, bacavuga ati ni polisi. Bahita bakandagira black bashaka kwirukanka. Polisi bonye ko bashatse kwirukanka bavuga ati abangaba niba bashaka kwirukanka bafite ibintu bari guhisha. Polisi itangira kubarasa, ibarashe aho ngaho. Babandi batatu bari imbere na shoferi bahita bapfira aho ngaho. John Kibera ari inyuma ni sanduku. Yumva polisi iri kuvuga ati ariko mufungura aho ngaho inyuma sha turebe bari batwaye ibi bisambu bitwaye iki. Bafunguye basanga John Kibera yumvise bashaka gufungura, ahita afata ya sanduku arayifungura we yishyiramo, yigira nk'umurambo. Afata urumva ku sanduku abari utuntu tumeze nk'utuntu tw'udukusi, ashyira mu mazuru no mu kanwa, arajagira wa. Umupolisi afungura imodoka inyuma, afungura abantu basanga bari mu isanduku, afunga isanduku ahita abona John Kibera arimo ameze go amureba. Polisi ahita funga umuryango vuba ahita soka yirukanka. None se ari wowe urumva aravuga ati hano harimo umurambo, ati ahubwo nta nubwo uri kwishimira, ati ukuntu uri kureba, ati wapfuye kera, ati mana yanjye. Umupolisi amera nk'uhamutse nk'umuntu ubonye umurambo, ati ahubwo ibintu turi kugukorera mana yanjye. Polisi arasa. Noneho abandi baravuga ati noneho isanduku reka duhamagare Nairobi Muchari nyine nkuko hamagara yenda dispose bari bagiye nk'inyamirambo, noneho bakagira hari hafi nko mu mujyi neza, bagatamagara kuri CH kati muze murebe uyu murambo, iyi sanduku mutwara umurambo muri morgue, noneho muri morgue yaho ngaho tuzajye kuwushyingura, cyangwa se duhamagara banyiraho bazajye kuwushyingura. Noneho ubwo ya modoka nayo igende kuri polisi. Polisi umwe ajya imbere atwara imodoka, bya birara nabyo babishyira mu bisashi barabitwara, ya sanduku bagenda bayifashe. Bagiye bayifashe bayiteruye, ibaze muri kugenda John Kibera afungura isanduku hejuru, ahita simboka arirukanka. Noneho kwirukanka nta muntu wamukurikiye. Nose wakurikira umurambo, tekereza umuntu yapfuye yari mu isanduku ukabona avuyemo arirukanse, nta muntu wari kumukurikira. Buri umwe yaciye yirukanka, abandi bose birukanka bati ni umurambo. Arabura, amaze kubura nyuma aragenda aricara. Urumva batatu babisha ngaho on spot. Aragenda ajya mu rugo. Uwo umunsi ukurikiye yese yijyana wewe kuri polisi yakamukonje, ajya kwiripotinga. Aravuga ati ngubu ni ngewe bibaga amasanduku yose mwabuze, ntekereza ko nta wundi muntu wakoranye ibizi. Amubabwira story yose ati abo mwarashe buriya nijya bakoreshaga babandi babafatiwe dandorari barabanje ejo bundi mu murambo mu isanduku yari ngewe. Ababwira story yose. Barangije bamujyana mu rukiko, umucamanza abona ko we yarajije yasarendinze. Aravuga ati rwose ubu ngubu nabivuyemo burundu. Umucamanza aramubwira ati kububyemera, amukatira amezi 6.
baragenda baramufunga nyine amezi 6. Muri amezi 6 agezemo yakira agakiza, yuko ibyakoze, atangira kuba umuntu mwiza. Yasohotsemo ubu tuvugana John Kibera, izanzu yari yaraguzemo, yari yarubatse, ngira ngo hari inzu yari yarubatse isanzwe n'indi etage n'indi nzu yari yagize amapartement, ahita ubu ngubu zibamo abana bo ku mihanda. Imwe yayigizemo ahantu ngo abana bo ku mihanda, umuntu iyo babuze umuntu nyine uri stranded ku muhanda, bamujyana akajya kuba muri urwo rugo, bakazajya mufashiriza aho ngaho muri iyo nzu yayihaye, mbese nko gukorera Imana. Indi yayihaye abana b'imfubyi, rebo n'ikigo cy'imfubyi. John Kibera ubu ngubu ni umupaseri ukora muri Kenya, ufite yabanje kuzajya akora ibintu byo kubwiriza abantu ku mihanda, ababwiriza. Uyu munsi afite itorero ryiza cyane, agenda atanga ubuhamya ahantu hose. Uwo ni John Kibera, wabyi umuntu wibaga imirambo. Uyu munsi afite itorero ryiwe ririmo abakristo basaga 3,000, abaterana buri munsi baba barenze 1,500. Amaze kugira amatorero menshi agenda ashinga hirya no hino mu gihugu cya Kenya ndetse no muri Tanzania, yari afite no mu bindi bihugu bya Afrika. Ni umugabo uhamya Imana. Ubu ngubu amaze kubyara abana ngira ngo ni 4. Ni umugabo ushima Imana, yaje gushaka, arabyara, yafasha abantu benshi kujya mu gakiza, agenda afasha. No kuvuga ngo ibikorwa bye byose uyu munsi afite ama ONG, ni umuntu ufasha abantu bo ku muhanda, akagenda avuga ubuhamya ku mateleviziyo n'amaradiyo. Uwo ni John Kibera rero w'umunyakenya. Uyu munsi niyo story nabateguriye kubabwira, muri za zinavuge ngo abantu bagiye batrendinga cyane. Nanabahitimo rero John Kibera. Reka mbashimire mwebwe mugenda mbana natwe kuri story z'uyu munsi. Ariko iyi ngicyo buri nkuru ibifite ikishaka kwigisha, iyi ngicyo ishaka kuvuga nuko nta muntu mubi cyane udashobora guhinduka. Ariko nanone harimo isomo ryo kuvuga ngo famille, babyeyi, niba tubyaye abana tuze tuvuga ngo umwana niba arimo cyane cyane bamukadata bamukanyina, niba babaho bura gufata umwana, urumva ibyo byose yabicemo kubera ko yageze kwa mukanyina agatangira kumufata nabi, kugira ngo ute akabivamo akajya kwa nyirasenge akajya kumufungisha ibintu nk'ibyo, akabona ntandi mahitamo. Yararavuye mu ishuri, ariko ubu ngubu we making sure ngo abo bantu b'imfubyi yafashe bose bajyana mu mashuri, kuko we ntiyize. Ariko aravuga ngo iby'Imana iri kumukoresha uyu munsi abifashisha abandi. Ikindi bakavuga ngo ibyo byose yari yarabushatse byose mu busambo nibyo yahisemo gutanga. Uyu munsi ibyo afite, ko aravuga ngo ibyo ni shitani yabimuhaye, ariko uyu munsi ibyo afite ni Imana yabimuhaye, agenda bifashisha abantu mu buryo bumwe. Ikindi nuko buriya aho kugira ngo Imana iguhombe iraguhombye. Urabona abantu bose byari nk'ama red flags, abanje gukora n'abantu y'amagang barayarashe aho ngaho, we isasu rimuciyemo yapfa. Kabiri afashe umudamu baramurasa, nawe arirukanka ntibamurasa. Afashe genge y'abantu 8 barabarashe bose on spot, we ntiyapfa. Man, aho ngaho Imana ibigukeneye. Bishatse kuvuga ngo Imana yagushatse kwizagukoresha, iragukoresha. Ubwo Imana icyo yari yamugiriye kwari kuvuga ubutumwa. Uyu munsi muvuga ubutumwa mwiza. Abanyarwanda mumushatse, inkuru ze zirahari, yagenda bivuga ku mateleviziyo menshi za Citizen n'ahandi na za MTV. Mumushatse no kumutumira mu Rwanda, twamutumira akaza tugeza ubwo buhamya buteye ubwoba cyane. Ndabashimiye. Amazina yanjye ni Chris Kame. Iyi ni inkuru muri nyinshi zagenda babwira buri munsi hano kuri Kame Official.